Yes, ndagusuje kandi nguhaye ikaze. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe. Wowe udukunda, wowe udusengera, wowe ubana natwe umunsi ku munsi, ndavuga kuri Ibuye Rizima TV ndetse no kuri Prince Robert Rwanda. Imana iguhe umugisha, wowe wakoze subscribe, wowe udusengera, wowe utwifuriza ibyiza, natwe turabikwifurije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turi kumwe na Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Tugiye kuganira nawe. Imana ishimwe cyane ko uyu munsi bitwemereye, nubwo Satani aba yarwanye, ariko turashimira Yesu ko yanesheje. Robert, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Nanjye nishimiye kunyakira mu izina rya Yesu. Meze neza? Ndamahoro pe. Ubwo Umwami Yesu agukundura amahoro. Robert, tudatinze, hari ibintu nsigaye mbona ugasanga hirya no hino hadutse, navuga ngo hadutse imico cyane cyane, wenda reka mvuge mu Rwanda kuko ibyo bitahoze, by'abantu tubona bitobora amatwi, bagatobora imikondo, ngo bari gushyiraho amaherena, bagatobora ururimi, bagatobora amatama, ku buryo usanga umuntu ahantu hose atobaguye, ukareba ahantu hose afunzemo ibyuma. Simbizi nyine niba ari rya bumba rigomba kwivanga n'ibyuma. Robert, ibyo bintu noneho igikomeye ugasanga abantu bari kubikora ngo ni abantu bakijijwe cyane rwose, bemewe, ngo kubera ko Imana ireba mu mitima yabo. Robert, ibyo bintu wowe ubyemera ute, cyangwa se ubivuga ute ko umuntu waba ushaka gukizwa neza akwiriye kubyitwara amate? Tugushimiye kubw'ikaze tuguhaye muri iki kiganiro. Njye n'umuvandimwe turi babiri, n'abagiye kudukurikira barenze umwe. Waravuze ngo duteranijwe no kuguha icyubahiro, nawe uri mu ijuru uzamanuka ubane natwe. Iki kiganiro rero kiyoborwe n'umwuka wawe wera, kandi ubwenge bwacu tubuhejemo, uhakora ubwenge bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Urakoze, mbaje ikibazo cyiza. Ni ikiganiro twateguye ko turaganira, nacyo kiri mu bijyanye n'ubuzima bw'umwuka, buri mu bitagaragara ariko biba mu bigaragara. Yego. Umubiri rero nk'inyama, urabizi ko ufatanyije n'amaraso biri mu mwuka. Yego. Hanyuma ibi bintu byose tubona, nkunda kubwira abantu, bibagaragara bifatika, biba byamanje kubaho mu bitagaragara. Nta muntu wapfumura amatwi ye atamanje kuyapfumura mu mwuka ngo byemere. Nta n'umuntu wapfumura amatwi ye atamanje kuyapfumura mu ntekerezo ngo bikunde. Yego. Nta muntu wafata umubiri we ngo awudekore ari amatatu, sibyo? Yego. Atamanje kubitekereza ngo abikore mu mwuka. Hanyuma hari abanzi batatu barwanya ubugingo n'umwuka n'umubiri. Yego. Ni umubiri w'ubwe bimusaba, ni abamukikije, hari abandi bamuzengurutse babimwerekana bakabishaka, ni umwanzi Satani winjira mu bugingo bakabubwirizamo akategeka kubishyiraho. Yego. Hanyuma abantu benshi bibaza ko ari icyaha. Yego. Sibyo? Ku bantu batakijijwe, badategereje n'ubugingo buhoraho, kuko umuntu ashobora kudakizwa uyu munsi ariko azahabwa ubugingo buhoraho. Yego. Buri Imana ushobora kwibaza ngo ese masengesho adakijijwe, masengesho azahabwa ubugingo buhoraho, Imana ikabibiza aho azahurira n'iki? N'Imana. Ariko mu by'ukuri n'amasengesho nawe nubwo atembanwa n'umuraba w'isi, atemba yibuka ko Imana ari umurengezi we. Yego. Sinzi niba wumva iyo connection. Ndabyumva. Umuntu wese ugitemba yumva ko Imana ari umurengezi we, nashaka bari kudandabiranira mu byaha, akumva iki kiganiro, kubishyiraho no kubikora ni icyaha. Ariko ku muntu wamaze gufata umutima we akawuciraho iteka, akanumva ko adateze no kubabarirwa, kuko buriya abantu tuganira ntabwo tuzarimbuka kuko Imana itirimbuye, tuzarimbuka benshi. Kizemo nanjye kugira ngo bataza kunuka, ariko ngenda bizi ko umugabane wanjye ari uguhabwa ubugingo buhoraho. Abantu benshi bazarimbuka, sibyo? Barimbuwe n'amahitamo bagizemo yo kurimbuka, ntibazarimbuka kuko Imana ishaka ko barimbuka, kuko iyi Imana iza kubishaka ko abantu barimbuka. Niba yaratanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atagira gute atarimbuka. Ako kantu ka wese nta nubwo kaba karimo. Yego. Yesu yacunguye bose. Yego. Uri kumva? Ariko ntazahesha ubugingo bose. Yego.
ni nacyo kintu abantu bibeza twese Yesu yaraducunguye semye yarabacunguye ariko ijambo ry'Imana nk'ihame ry'Imana ivuze iki? Iravuze ngo yaje mube muri abo bose. Yego. Abo bose bamwe ntibamwemera, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Yahise abaha icyo bita powerful, ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Naho hazamo separasiyo. Mwacunguwe mwese, yabambiwe bose turi kugendana, ariko nabo yabambiwe bose ni abantu b'inyama n'amaraso bakomoka kwa Eva, ntabwo ari abantu Satani yaremye. Kuko uyu munsi ibyo nabyo babimenye, uyu munsi dufite abantu bakomoka kuri Adamu na Eva b'umwimerere, tukagira abandi bantu bamaze kwicomora mu gisekuru cya Eva barema n'ikindi. Hari abitwa ngo nakomoka kuri Elite, ngo ni umudamu witwa Elite, abandi nka bariya ba Yuval Noah n'abandi bose n'aba Epson n'abandi bose bavuze ko bakomoka ku bikururukanda. Aba ba Emmanuel Macron n'urubyaro rwicomoye kuri Adamu rwicomeka ku nzoka. Yego. Sibyo? Yego. Aba rero Yesu ntabwo yabapfiriye nabo. Yabapfiriye. Abanyabizira bose Yesu yacunguye abanyabyaha. Ariko ntabwo yapfiriye abanyabizira. Kandi yacunguye urubyaro rw'umuntu, ntabwo yacunguye urubyaro rw'inzoka. Yacunguye urubyaro rw'inyenyeri, ntabwo yacunguye urubyaro rw'umusenyi. Yego. Ubwo rero abantu, ahubwo umuntu byari bikwiriye ko umuntu agira gushishoza akamenya ati uyu muntu turi kumwe ariko uyesayite, uyu muntu washyizeho tatuwaje ni uruhe rubyaro? Ko mbonye umuntu ikintu gitambuka, umutwe uriho ni uw'umuntu, amaso ari hariya, ariko ni uwo mu yihe sayite? Bikurikije ibyo ari kwikora. Ariko cyangwa urashaka kuvuga ubutumwa bwo muri ADPR cyangwa indegewe ubwiriza ubutumwa bwo muri ADPR ngo nimugakore ubwabwise ubwa ADPR. Ntabwo ngiye kubwiriza ubutumwa bwa ADPR, reka tuganire nk'umuntu umusirimu ukoresha n'inyurabwenge basi. Mbo iyo ufashe amatwi ukayatobora kuko ubonye n'undi yayatoboye, hari abayatobora agatema. Tumaze tujye mu buzima busanzwe, bagiye nganirana n'abantu bari civilize, abantu b'abanyabwenge, abantu badukurikira ni abahanga bafite ubwenge, bakora senteze, sibyo? Bafite ubwenge bw'Imana, bafite ubwa societe, bamwe bafite n'ubw'ishuri. Donc aba bantu nibo bashaka ko tuganira, tukarenga imbibi z'abantu bitandukanyije n'ubwenge. Ariko ntugiye ngo barakugwa neza uyu munsi ko abantu uri gushima. Nta kibazo, ndi kuganiriza abantu bari kuri iyo standard. Hari umuntu burya ushobora kuba adakijijwe ariko kamemu akaba ari respective, yiyubaha. Kwiyubaha rero ntabwo bisaba kuba warize cyangwa se ufite ubutunzi. Kwiyubaha bisaba ko ufite umutima wo kwiyubaha. Reka aribo mperaho, sibyo? Ku muntu wiyubaha, sibyo? Uri respective, wiha agaciro k'umubiri we, ubwo niwe nahereyeho, sibyo? Ubukijijwe ndaza kumugeraho. Ntago akwiye gufata kurobora hano ngo arobore hano, arobora aha akwize hano. Sosiyete yacu twebwe nka hano mu Rwanda, iyo tubonye mwene urya muntu, yaba ababyeyi yaba abakurambagiza, bafata mwene urya muntu nk'indaya. Ni sosiyete. Ni sosiyete. Ndacyari kuganira, ntabwo ndagira ku bakirisitu, ubwo ndatangiye kuganiriza abantu b'abasirimu n'iki. Buriya niba uri umwana w'umukobwa ugapfumura 1, 2, 3, 4, 5, ukaza hano ururimi ukarupfumura, ukaza hano ugapfumura hano ku mukondo, sibyo? Ukaza hano ugapfumura, nawe ugapfumura. Sosiyete ukwigufata ikompara n'abandi babikoze, ibafata nk'abakobwa bicuruza. Buriya abantu bajye bihanganira kamere yanjye, nanga iherena ryo ku zuru upfa ibindi byo n'ubundi nabyo ni bibi, ariko iherena ryo ku zuru ry'iyo ndibonye ndababwa ngemba numva sinzi ukuntu mbaye izuru gataba. Donc sosiyete yacu, umuco wacu akenshi ubafata nk'indaya. Ndi kuvuga bari muri generation y'uyu munsi. Kera kuko nanjye sindi mukuru na muto, ndi muri moyenne, ndi muri ya moyenne nuza generation, sibyo? Iyo babonaga umukobwa wambaye akamini, sibyo? Bamufataga nk'indaya.
oya ndabyibuka mbere muri za 2 rwose, Yego. 2, 2, 2, 4 gutyo wajya uvaga mu rugo uri umukobwa waca ku bapolisi akitesha agakaramu hasi ati mukobwa mpereza ako kantu wambaye akamini, wakunama ati wowe urampenera nta soni, yagukubitaga inkoni imwe ugasubira kwambara mu rugo. Uburenganzira bw'umuntu ntacyo twinjiye mu isi y'uburenganzira bw'umuntu. Nibi turi kuvuga ni uburenganzira buri muntu wese, icyo cyo manze gishyireho umukono azagira n'unjyana mu rwego rw'inyuguti 3 ngo naravuze. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo gukoresha umubiri we icyo agize gute ashaka. Nanjye ndabubaha nta n'uwo nzasagarira, ariko ndi kuganiriza abafite imyumvire nk'iyanjye, kuko nanjye itegeko riri mu burenganzira kugira uko numva ibintu. Yego, nubwo abantu tutaba tubyumva kimwe. Babandi uri kwibwirira babandi bahawe itegeko yo kurinda umwuka n'umubiri n'ubugingo, naho abandi bo bikomere nta kibazo. Niyo mpamvu nanjye banavuze akantu twakumvishe neza kavuga ngo si icyaha gupfumura amatwi bitewe n'umwuka ugutwara. Iyo umwuka ugutwara ubwango tobora hano n'amabinga n'ibiraka muzayapfumure, uri kumva ahantu hose umuntu hashoboka gupfumura muzatobore nta kibazo bisa rwose. Ariko noneho reka ngere ku banyamwuka. Abanyamwuka basomye ijambo ry'Imana ry'ukuri, sibyo? Ntibatwarwa na ADPR, ntibatwarwa n'abadivantiste kuko babitegetse, aho itegeko ry'umwuka w'Imana uri muri bo ubatwara ubasomesha ijambo yandikishije umwuka. Umva ukuntu umwuka yandikishije. Hari abaririmbyi bigeze kuririmba bararimba ngo mbese nimuzi ko imibiri yanyu ari isengero zera z'umwuka w'Imana uba muri mwebwe. Noneho ubu tugiye kurenga imbibi zo kurenga amazu yubatswe n'abana b'abantu bitwa insengero, ahubwo twinjire ku cyitwa urusengero. Ubwo twageze ku banyamwuka, niba nagiye kuganira nabo mbabwire ko gutobora amatwi n'amazuru n'indimi n'imikondo umwuka wera atabyemera. Nabikwemerera azaba afite icyo gutumye muri abo banyamahanga, uzabikore kuko umwuka niwe uyobora nyirawo. Hari uwo ashobora gutuma rwose, sibyo? Byambwa ati nge n'umwuka wera wabintumye, nabwo ati nta kibazo. Ubwo afite ahari kugutuma, kuko buri muntu umwuka wera mutuma ahagize gute ashaka. Turi abasirikare benshi bogezwe mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Niba umwuka yaragutumye akavuga ngo ujye gupfumura amatwi, semiye. Yego. Tubwo twavuye ku nsengero z'amatafari tugeze ku nsengero. Masengesho mu by'ubuzima, sibyo? Abantu benshi tukodesha ubutaka n'inzu zibubaho. Nk'abanyarwanda twese ubutaka turabukodesha leta, siko bimeze? Yego. Ni ukuvuga ngo mu kubukodesha leta ifite uburenganzira bwo gukoresha ubutaka icyo ishaka, sibyo? Yego. Reka tujye kubakodesha inzu, sibyo? Yego. Iyo ukodesheje inzu na nyir'inzu, sibyo? Yego. Arakuga ati inzu yanjye tugirana amasezerano, nyiguhaye ifite irange iri n'iri. Inzu yanjye nkuhaye ifite amadirishya aya n'aya. Inzu yanjye nyiguhaye ifite inzugi zinizi. Inzu yanjye nguhaye ifite ibyumba bimeze gutya na gutya. Nujya kunsubiza inzu yanjye uzayinsubiza uko nagize gute? Nayiguhaye. Yego. Niba tuzi kugirira ibyo ngibyo turi abana b'abantu, uwaduhaye iyi mibiri akavuga ngo nyicumbikishijemo umwuka n'ubugingo, hari igihe ku munsi umwe azatubaza ati munsubize ibyanjye, bring my house, ko nabibaye, bring. Igihe tuzajya gushyiraho ku giti gitambitse n'igihagaze hejuru cyane rusororo, hari igihe tuzasubiramo dusange iyi nzu twahawe nyirayo ari kutubaza ati mbo nje gutirura. Iyo tucyambaye inyama n'amaraso tuba twuzuye imbaraga zo kuba turi umuntu. Iyo tumaze kuvamo umwuka tuba turi itaka. Yego. Iri taka turisige turinogereze. Iyi nzu twahawe tuyihindura amarange, kuko hari igihe Nyagasani, buriya Nyagasani niwe utaka amarange ye mu kuko ashaka. Akarange nk'aka kagasiga kakaba gakara keza kanyomoye, akavuga ati Robert
ubona ukuntu ndi mwiza muri rusange cyane bati mukubise aka karange cyane ako ngako niko kanezeza, aka niko kanshimisha. Agafata undi akavuga ati wowe ndagukubitaho aka ngaka. Yego. Ndi Nyagasani akavuga ati ndakubita aka ngaka. None urwanya imbibi ziremwa akaza akinjira muri Robert, sibyo, akavuga ati aka karange n'iyi nzu bagukodesheje Nyagasani yakwihereye, nagufasha nkahindura akarange kayo. Wari igikara ukabona yabaye oranje. Aho ngaho rero Robert, hari umupasiteri w'umudogiteri numvisha wabatoreye amategeko abarengera, aravuga ati niba muvuga yuko kwisiga amavuta atukuza ari icyaha, ari uguhindura uburyo waremwe, ati none wowe ukarabira iki kandi kukaraba isabune? Ni iki gituma utareka nimba ugume uko Imana yakuremye, ureke gukaraba iyo sabune, ureke kwiyogoshesha, ureke guca izo nzara? Iyo nza kugirirwa amahirwe umwuka kanyumva ibintu Yuda yahanuye akaba ari byo bihanura, nari guhita mvuga mu ndimi, sibyo, nkavuga ati bene abo baseseye terebone fo rwihishwa, sibyo, baciriweho iteka, sibyo, n'abanzi b'umusaraba. Ntabwo waba ubabeshyera, mvuze ko atari byo bihanuye, mvuze ko ari Yuda wabahanuriye, sibyo. Yego. Rero nakubwiye ngo buri muntu wese afite icyo bita uburenganzira bitewe n'umwuka umuyobora. Ibyo nibyo mpanuye, naho ibindi Yuda yarabihanuye. Urumva hano hari ibintu Pawulo nawe yavuze, yego, abwira Abakorinto mu rwandiko rwe rwa mbere ku bice 6:12, yaravuze ngo byose ndabyemererwa ariko ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Umva ukuntu ageze kuri 15 aravuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo nzihindura ingingo za maraya? Aravuga ngo ntibikabeho. Iyo rero hindura ingingo uyubashe umubiri Imana yaguhaye ukawimura mu cyimbo cyo kuba umubiri wa Kristo n'ingingo za Kristo, ukawimura ukawutereka mu cyimbo cyo kuba maraya, warangiza bakagusigiza bakakunogeza bakavuga ati mukarabira iki, mwese muzashyana na Babuloni. Sinareka kubivuga hano kuri kamera, muzashyana na Babuloni. Kafata urugero rwa hafi, umuntu agukodesheje inzu akayiguha, yamara kuyiguha mu gitondo, ejo yagaruka akajya abona inzu yicanamo. Yego. Imyotsi hejuru cyane. Nyir'inzu yaza akavuga ati inzu yanjye vuba cyane. Ni niyo mpamvu nabihaye gucana muri iyi ngiyi batije roho, ujye usanga imyotsi igeze kure. Hari igihe nyir'inzu avuga ati ariko wagihahawe, wakocoye gahunda bakampa inzu yanjye, n'ubundi ko mbona ntacyo bayimaze, ndewe n'ubundi bari kuyangiza, inzu yanjye bari kuyangiza, yari iyo kubabwamo none bayiteka, none bakaba bayicanamo, batumuriramo imyotsi. Yego. Rero mujye mwitondera iyi nzu mwahawe, batazaza kubabaza amatarano mukavuga ngo twari tuzi kuri umunyamwaga utubuza kutobora amazuru n'amatwi n'iki n'imikondo. Ni umubosi wabo yarababwiye ngo akantu akanyama kava ku matwi n'akava iyo bagusiramuye akanini ni akahe? Kuki batavuga ko hati nta kibazo mutobore kuko n'ubundi baranasiramura, wagira ngo itegeko ryo gusiramura. Ariko Yesu yarabivuze, aravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza abantu bigisha inyigisho zihuye no kurarikira. Yego. Rero nakubwiye ngo naguhaye urugero rwiza rw'umugabo witwa Yuda, niwe bahanuye neza. Yego. Niba umuntu usanzwe ashobora kuguha inzu, turi kugendana, yaza yasanga wayangije akavuga ngo mvira mu nzu, ngira ngo mu by'ubuzima bwo mu mwuka Imana yo ntabwo ibabara iyo ibonye inoze yaguhaye. Nge nahoze ndi gukora ubushakashatsi, ngarutse ubwo abanyamwuka babumvishije ko inzu bahawe badakwiye kuyicanamo. Nabonye hari abayikodesha, urikumva, bagahamagara abandi ngo nibaze bayiraremo, bakayiraramo bakayishyuza nk'ari yabo, abo nabo binabangariye.
kabisa sibyo yego nahoze nkora ubushakashatsi Mm. ibi bintu byo gushyiraho tatuwaje yego ku mibiri yabo Mm. abantu benshi yego mu rwego rwo kugira ngo sibyo Mm. bibashe kubana n'umubiri Mm. akenshi amafu bakoresha muri tatuwaje Mm. bayakura mu mibiri ni amafu y'imibiri y'abapfuye yampaye nka Yesu toka satani mu izina Yes. rya Yesu hari umuntu ndi kuza hano nabonye yari yanditseho ku mubiri hose ku maguru hose ubwo yambara akageza aha kugira ngo nyine ibyo ku maguru byose bigaragare noneho nkabona biriya bintu bishushanyijeho n'ibisimba n'ibintu by'imiheto n'inzoka n'ibigiye datawe ubundi buri umwuka n'ibya sikoropiyo umwuka reka njyewe n'ujya ubona natangiye gukora ibiganiro bya spirituality ujya umenya ko ubu natangiye kwakira urugamba rw'umwuka nanjye mvunira mu ivi n'ubundi nawe bari kumwe nawe nta mbabazi bangirira mu kanya ubonye ibyo bankoreye kamera yanjye nanjye ndavunira mu ivi mu izina rya Yesu aba bantu ano mafu ni imibiri y'abapfuye basya noneho bagashyiramo n'andi mavuta runaka kugira ngo bize kubana n'imibiri byinjiranemo mbega bibaneho ubundi byagakwiye kuba byagatejemo ibibazo ariko iyo konegisiyo yo kubana n'undi muntu uwo mupfu utazi aho yaturutse ubutaha tuzagana kuri ibi biperike bambara n'ibi bisatsi bambara yaba ari uwiyahuye yaba yiyahuye yaba yishwa agahinda wowe baraza komekaho sibyo noneho hari ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye bitera iya mbere ni ingaruka zo kwangiza imitekerereze y'ejo hazaza akenshi abayishyiraho ni abantu bari muri cya kigero cy'amaraso y'abajene bari muri age d'adolescence ibi wibuke ko ari ibintu kubishyiraho byoroha ariko kubikuraho wamanika agati wicaye wavuga ngo ngiye kukamanura biragusaba ngo uhaguruke kandi bitakoroheye yego imyaka babikoreramo satani aboshya bumva ari sawa ari abagentoro ari abantuza ariko iki ni ikintu uzashyiraho numara kujya mu myaka 30 yo gushishoza kuko imyaka 30 ni imyaka yo gutangira kuza 40 ni imyaka yo kwirebaho iyo uri hasi y'imyaka 25 26 uba wumva abantu ari we bahanze amaso mu gihe cyacu iyi myaka yo tugezemo aba ari imyaka yo kumenya ko abantu batakwitayeho ari wowe ukwiye kwitabwaho aha niba uzajya gusaba akazi bakubonemo nk'indaya ishaje batereka reka iyi ndaya z'ubunaya akazi niba ari abana ngiye kwigisha batazanyingiriza abana turi kugenda nubwo isi iri kubaremera akazi kanyu kajyanye n'ibyo bintu ariko ingaruka z'ibyo muzakora hari abahura n'amaefe y'umubiri amariji hari abarwara ibiheri hari n'amakanseri arabafata byanze bikora izi ni ingaruka z'ibintu bibaho ku bantu uri kumva bagiye muri ibi bikorwa sibyo bakabijyamo bazi ngo ni ubwiza irari ryo gushaka ariko akenshi bizanwa n'umwuka wo kutanyurwa umuntu akagera ku rwego avuga ati ariko ntabwo ari ukutanyurwa gusa roba hari umwuka uba winjiye aho hantu ho kubibashyiramo ko ndabyibuka twe turi abana hari igihe twagezemo batubwa umwuka uratera wataka abana wataka abana umwuka wo kuba udashushanyijeho ku kuboko bene ahangaha kuri pinya kuri kimihana ahazatereka ariko ntabwo waba uri umuhungu ubwo uzi ukuntu byaryanaga twaragendaga tukisharura imyambi imiyenzi ukisharura ugashyiraho ugashushanyaho agatima nanjye buriya mfiteho inkovu ndagira rwose nagiye kuragira umunsi naranonesheje ndi gushyiraho akantu k'agatima ngo nanjye mbe umusore urumva iyi ni inkovu ngewe inkovu ikintu uzayanyishe nka ko kuri giti kiguharura noneho hari ukuntu bafataga utuntu tw'umwambi w'ikibiriti bagasharura bikanabarya n'iki nanjye narabisharuye ariko mbisharura ikikubwira ko ari umwuka sinari nzi impamvu ndi kubisharura uri kubyumva nabonye abantu bose basharura bambwatire kareka ntabwo wabana natwe udasharuye nawe fata usharure ndasharura ndangije shyiraho imiyenzi cyokora kagenda gasebangana ariko haracyariho utuntu tw'utumenyetso tw'iyo nkovu hari igihe tureba ngavuga ariko nk'ubu nk'aka kagiyeho gute nagize umubiri wanjye noneho ikintu gikomeye hari abantu benshi twisharuriye rimwe ariko b'inkovu zikabyimba
yajya mu gisirikare bakamubwira ati iyi nkovu ni ikibazo kuko hari icyumba babacishamo gisikana imibiri yabo kugira ngo barebe ko hari abantu nyine uri fiti, bakabona iyo nkovu bakamubwira ati rero wari wemewe ariko usubiye mu rugo iwanyu cyangwa ufasha ababyeyi imirimo, ibi bintu wakoze ntabwo bibaho. Ubwo rero ingaruka zo ni nyinshi, ariko nanone biterwa n'umwuka cyane. Umwuka ubihishe inyuma, ubiri inyuma niwo kibazo kuruta iyi mibiri. Rero bibyara ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye. Tureke yaba izipfunwe, yaba izo kwicuza umaze kuba mukuru. Hari igihe kigera njya mbibona nko nk'iwacu ku rusengero, ubu dufite abakobwa babikoraga mu gihe cyabo, noneho yamara kuza kwakira Yesu Umwami n'Umukiza, za ngaruka za bya biboro yashyize hano, bamwe bikabasaba kujya birirwa bambaye amakanzu afunga amaboko, cyangwa se njya mbibona nko ku tureke bano banyamadini nabo ubona ko bigira ingaruka. Tureke no mu mwuka n'abo banyamadini, hari ukuntu nk'umudamu ubona yarakijwe yakicara wenda kwa kundi baba bambaye n'umwite w'Umukiza, yasa nk'izamuka babona tatuwaje, bandi batabaga ati yeba nawe nzi ko bwari ikiraya ntabahaye kubera iki ibyo mwako. Na mbere yuko mwangiza isengero z'Imana, mbere yuko muzangiza namwe ubwangiza, nimwikwiyangiza, kuko ibintu mukora uyu munsi bishobora kuzabagiraho ingaruka ejo hazaza. Sirituke iyi mico rimwe na rimwe bandura ari imico y'abantu b'abanyaburayi, banabikora bafite imbaraga za connection bagira gute binjiza kuri bo n'ibimenyetso runaka biri simbolike byo kuvugana. Nakubwiye ngo isi y'umwijima yihisha mu nyandiko, mu marenga no mu bimenyetso, sibyo, no mu mvugo. Umuntu ashobora kuza agashyira na Scorpio kugira ngo umunsi azagera ku kibuga cy'indege azavuga ati uyu ni umwe mu bantu wacu. Oya n'ubundi bo nicyo babikorera. Noneho rero abandi bo bajya mu gihe bajya ngo kanaka yabishyizeho, nanjye reka nanjye nze kubishyira. Uzi impamvu yo kubishyira? Akayoka nanjye nabonye ngo yarashyize akayoka mu ijosi. Hano hari atuyoka bajya bashyira hano, kandi ugasanga kubitaho. Kandi ibyo bintu birakwataka, bikwanjame, kuko iyo myuka uhamagaye ntirabura kukujya mu isi y'umwuka. Niba connecta akabati mudufotorere mu isi, mureba abantu bafite izi tatu turabashaka, ari ikintu dushaka kubakoresha, umwuka uragufata nubwo udafite inyungu zabyo, ariko wowe ingaruka mbi zabyo zirakugeraho byanga bikunda. Ahubwo wamuganye ko dufite abantu banabona ukuntu bikonegitwamo n'abandi kugira ngo babagenderemo. Bura Diamond ntiyakugenderamo utamanje kumukoramo connection. Gitafu ntago azakugenderamo. Iyo mvuze kugendera mu muntu, abantu benshi ntago bumva icyo ari cyo. Ni igihe umuntu agutwara adahari, akaba kuyoboye cyane. Wari wasanga umuntu yagufashe bugwate atanakuzi kandi cyane akugenda ngo nkamuhobera wenda nkahita nipfira ngo ngenda mukunda umunsi ikipe yanjye irakina mada, ubwo no hejo uba warafashe kuko bugwate akakugenderamo. Ese uwagufashe ninde? Wagufashe Yesu aramfata mwanjye numva yarankomeje, sibyo? Wose wowe wafashwe nani? Ninde wowe wafashwe nani? Tubwire, for me, iyo ukurikije ibyiyumviro byawe mu mbone zawe n'imigendere yawe n'ibyo ukora, wafashwe nande? Wagufashe ninde? Utembera muri wowe wumva uri gutekereza iki? Ntabwo yatuye ndamwumva mu birenge, ninde wumva mu birenge byawe no mu mwuka wawe? Ariko tugaruke ku kintu uvuze. Uravuze uti hari umuntu wishushanyaho tatuwaje, umuntu ushobora gupfumura ku zuru, ashobora we kuba uwo byaturutseho cyangwa se ubikora bizi, kuba ari sinyare y'abantu babo cyangwa y'isi yabo babamo, n'imvugo yabo, mu mvugo yabo, kugira ngo najya mubona vuga turiya nuwa. Ese ubundi kukibizanwa n'abitwa ibyamamare kandi bikora ibikorwa byo mu isi y'umwijima, na ako kantu mukuze basi ibiko ngiye gupfumura amatwi nabibonanye bwa mbere, nubwo ntazi icyo bisobanura. Bwa mbere ninde nabibonanye apfumura koko? Ndi kanaka. Ese uyu muntu ni muntu ki? Ko rumanza ukore n'ubushakashatsi. Iyo ndi gukora izi muri za spirituality, manze mukora icyo bita research, kandi ijambo ry'Imana bitwemerera. Yavuga ngo mushake ibyo mwamagire gute ashima.
kubanza usacinga wa mugani ko uyu atari muhanzi ngombwa yitwa Rihanna kubaza. yashyizeho ikinyugunyugu nanjye ndi kubona aka kanyugunyugu ari keza kuki yagashyizeho yego ese yigeze asobanura impamvu yagashyizeho urabizi yakubwiye impamvu wasacinze se ku isi noneho yacu yandagaje amakuru hanze kugira ngo gushyiraho tatuwaje y'ikinyugunyugu bisobanura iki ndakubwira ati ibyo birabareba njyewe si cyo nabishyiriyeho nabyiyumvishemo ko wamaze kubyiyumvamo ese uracyafite umwimerere w'imbere ibyo bintu byo kwiyumvamo tuganire wiyumvishemo icyatumye wiyumvamo wacyanze ntabwo ushaka kucyumva kuko uracyafite wa mwimerere w'umuntu wari normal utariyumvamo ibyo bintu ese we numbi wayibaza ngo warapfuye tureke abapfura hambe abapfuye hari igihe nyine uri kumva bwiza nyine wowe uri kumubaza ngo urumva igifite umwimerere ntabwo yabimenya nimba ufite cyangwa ntawe kuko nawe ubu ngubu hageze amatware amutwaye ni ukumujyana nk'inka gusa ariko nubwo agenda nk'inka reka tuganire buriya umwuka wera agenda agacengera aho tutacengera ntabwo ibi biganiro dukora twicaye hano muri salo ariko ababyumva ntabwo tuzi ngo barabyumvira hehe nawe urabizi nyuma y'uko ushyize ibi biherena bitondekanye abagusaba gusambana nawe sibyo bariyongereye bikubye burangunda abongereza bakoresha icyo bita ama estimation mu Rwanda njye vuga ngo ubwiyongere bw'abaturage ngo bwavuye kuri aha bugera aha nawe urabizi ko bagusaba ubusambanyi utoboye gatatu kane gatanu ugipfumura kabiri ugipfumura gatatu umubare wabo wariyongereye ese ko biyongereye icyo wakuyemo ni iki twere kubaza ngo umurambo nuvuga ari abantu bapfuye ariko bapfuye bahagaze iyo umuntu apfuye ahagaze birashoboka ko umwuka w'Imana yamuza yamugarukamo amagufa kongera agasubirana umwuka ugasubira iwayo umubiri ukajya kunyama yego sibyo ugipfumura hano haje batatu byagenze hano haza abandi ubu bamaze kuba baribwo kubonye bose bwati nangahe niba urumva kera twayaga dutereta kugira ngo umuntu muterete mugirane ku rwego rwo kukwemerera bigasaba kutereta ubu kubera ko umaze kubereka ko bitwa ati nangahe uca ngahe ibaze guhita uhura n'umuntu agahita ngo uca ngahe iyo nzu yawe Imana yaguhaye nyiraremo nkodesheho amasaha yawe umunsi nangahe iyo roji ngo niyinjirire ikibazo gikomeye buriya nuko ndi kuvuga basize amarangi ari n'abakoropeshamo za jini uri umubiri Imana yaguhaye ukwiye kuba amazi awutemberamo hari African jini niba ari African jini niba ari iki birababaje ngo jini niba ari iki hari ibindi noneho biva muri Tanzania bisigaye bibagaragura nyine urumva abantu nyine hari igihe bagera ku rwego babona ko aho bari batuye bakwiriye kuhasenya bameze nk'aho bashaka kwimukira ahandi ariko ukaba utabona n'aho bagiye kwimukira bagatembesha ayo masuri yose bakigira ibintu byose bibatuza ku manegeka kuko n'ubundi barangije kwiheba barabona ko aho hantu batazahaguma ngiyo ndi kureba abantu bari kubona ko izi nzu n'ubundi barihebye n'ubundi ati ruri ni hahandi ntahizi nta myaka ijana reka twirire twinywera mugana ku bwanwa ubwo nyine ni uko nta ariko hari umwami Yesu wabagirira neza none se uri guhamya koko umuntu waba ukora ibyo bintu byose tumaze kuvuga yaba amatetuwaje yaba amaherena yaba iki byose hari ukuntu bishobora kumutandukanya n'ubwami bw'Imana cyane impamvu uri kumva iruta igikorwa uzakora ubushakashatsi uganire n'aba bantu bari kukuha umubaze ngo niki cyatumye upfumura amatwi ukarinda ugera hano niki cyatumye utobora amazuru niki cyatumye utobora umukondo ariko si watoboraho rimwe buriya hariribira watoboraho kamwe gapfa gushyanga herena karibi gutangira buriya nicyo kintu kiba kigoye kuko uruhara buriya kugira ngo ruze ngo habanza mwene y'amasosa gupfumura ntari gutoraho kamwe nta kibazo ubwo fondasiyo iba intangiriro ibibonetse kandi buriya rwose n'umufundi w'umuswa kuri fondasiyo warangije gupima agezeho arubaka inyubako akazamura inzu se ntibishushanyije twese ntora ingingo zanjye nzihindura ingingo za maraya oya ntibikabe
umutima wanyu urarindwe n'umwuka n'umubiri n'ubugingo. Iyo bavuze ngo n'umubiri urindwe, kurinda umubiri ni gute? Kuzaho umugayo nyine. Ese wari wahura n'umuntu wabaye umuhondo wa mwana wa His Excellency? Imikororombya. Bari umukororombya. Hano ari umuhondo. Hano akaba ari icyatsi. Ibikombe bya hano. Inzara ari umutuku. Hari abo duhura nanjye nkivira mu nzira. Reka mbanze ntinyure. Barashiriye niko mwanga ati nibe namwe muri Afurika. Hataba hano barashiriye. Hari umupasiteri. Noneho hari abapfubye, hari n'abashiririye. Umupasiteri kazi ejo nabonye w'ipfubire. Reka da. Umupasiteri uwo nguwo ni pasiteri. Icyo bita imfubire. Ufite abayoboke ayoboye. Ari kujyana he aho ari kujya. Mani turengere. Imana irengera abantu bayo. Abantu bakora ubushishozi. Icyo ni icyambere. Yego. Hajya nsoza nkunda kubabwira ngo umushishozi. Yego. Impamvu yo gushyiraho iherena, impamvu yo gushyiraho tatuwaje, impamvu yo kwikora ibyo mwikora byose. Komeye kuruta ibyo mugiye gukora. Ubundi mbere na mbere hari akantu wababujije. Urabaza uti ubundi icyo gitekerezo cyaje gute? Byatangiye gute? Wabikuye he? Fondasiyo y'ahantu byavuye ni hehe? Ni umwuka w'Imana wabikongoreye. Ni ababyeyi bawe bakubwira ati mu muco w'iwacu babigenza gutya. Ni ibintu wataruye mu gasozi. Ni dayimoni yakwinjiyemo. Ubundi byaje gute? Ese bimaze kuhagera byakugendekeye gute? Nta mpinduka, uracyumva ari wowe uwa original cyangwa hari ikintu cyabaye. Ese ubundi ubona umusaruro biguhereza ari uwuhe? Buriya abantu benshi ntabwo baramenya ibintu by'amaherena, ibintu by'amatatu, ibintu byo kwitukuza. Ntabwo ubundi satana bibashukisha. Nyine nk'abajene babumva ari ibintu biri fresh, biri wanene ko bakunda kuvuga, sibyo? Ariko biba bizagira ingaruka ejo hazaza. Yego. Byatangiye kugira ingaruka zo kugira ipfunwe, uzi kugira ngo ugere mu myaka 40, 50, utangiye kugira ipfunwe ry'amaherena wapfumuye. Hari akantu utangiye kugira ipfunwe ry'amavideo. Noneho iyi si yacu yo turimo yo ni danger. Ibi bintu mukora mu myaka 20, iyi ni ibiti, ni iminyafu muri kurunda izaba zitura mu myaka 20. Hari akantu numvishe bashiki bacu bavuga ngo abashiki bacu basigaye bagenda banuka. Kubera iki? Kubera za nzara zifite nka metero zingahe zigenda ku ntoki, ngo ntibakibona uko bakora amasuku epfiriya muri Afurika y'Epfo. Hajya kugira akumva nyine urwara agapfa kugira inyumbuko cya akagenda nuka, kandi wareba uburyo yambaye yisiza akitera ibiparufe bikanga. Kubera iki? Epfiriya bakoresha ni umwe muri bashiki bacu. Ni umwe muri bashiki wacu bizi neza. Turumva ababana nabo hari igihe baba bararana akababona nyine ngo arugunu uko basashisha umusimari, ngo umusimari ngo n'utumamiyo n'akamamiyo. Uve mu bugoryi bawe. Ntabwo kuba umukobwa mwiza ari ukuba ufite ibyo bintu. Twagira ngo imiterere yawe imeze y'imbere. Ntabwo inzara zatuma niba gahunda igenda neza arizo zatuma inzara, ntabwo zatuma gahunda yawe igenda neza. Ntabwo byashoboka. Niba igenda nabi bizatuma bigenda neza. Niba ufite umutima mubi, ibyo washyizeho bizakugira mwiza. Niba uri mutima mwiza, ibyo washyizeho ntabwo ari byo bizawongera. Ahubwo ikintu wari ukwiriye kumenya no kwitaho. Ibyo bintu ngewe uko mbibona, najyaga mbibona ku mavampaya, ku magini. Abantu barebye amafilime y'amavampaya kera, na za Karashika, ibyo bintu niho twabibonaga, tukavuga ati toka shitani, batumenyesha ko amashitani ari kuri yameze. Rero tusigaye tugenda tukivira, twageze kuzimu ntitwabimenya. Satani yari kubasanisha n'amavampaya n'abadayimoni be, nawe ugashyiraho ukambara ngo uri umuntu w'Imana, warangiza ukajya mu rusengero. Urabona kuri zino kizajya zimeze, hari ibiboro bashyiramo by'ingoyi zikaza zirenze nk'ahangaha, ibintu kuri iyi si ukigira idayimoni. Ubundi birwanya ngo nibyo bikugira mwiza. Ni mwiza da. Gusa wenda reka twemere ko ari byo bibagira beza, ariko ni beza b'isi si beza b'ijuru.
ubwo nyine wa mugani wawe iyi Bibiliya mfite ibafata nk'abamowabukazi. abamowabukazi mbega niyo nama ya Balamu. Inama ya Balamu niyo yagiriye Balaki avuga ati kubavuma byo intare babunzemo ntabwo biri bukunde, ariko ndakugira inama, genda wubwire turiya dukobwa twe tw'utumowabu n'utumama, genda bashireho za nzara baminine bazamure babicomekemo, amabere bajya bayatunarika bari hanze, amatako n'ibibero byose hanze, mushireho ibintu byo kwimakiya, mwigire gutyo, ubundi mubatumire muri za burayidi shawa. None kano gace k'imoko konyine yego akaba ari ko ahisha, akaba ari hubutsemo umukoni washubizemo uwo mushumi banyanga ko umushumi wabavuyemo. iriya ni inama ya Balamu. Ahubwo tubaze bashiki ba namwe babyeyi beza, iyo nama ya Balamu muri gukurikiza, muri gushaka iki? Balamu yabigiriyemo inama Balaki, avuga ati ntiwabashobora, banza wirukanira nari babunze nzi ibintu biyirukana, bigenze gute se? Genda ubwire bari abakobwa bazangorora, genda bazangorera umuti, genda. Kandi koko byarabaye, batangira gusaba, batangira kujya bikina bugingo bwayo. Ngo rero bashiki bacu, iyo turi kuvuga gutya ntabwo ari uko turi abaturage, ntabwo turi tubanga, turi Kigali, turi abasirimu, ntabwo twanga ko musa neza, ariko muzarebe umubyeyi usa neza, wakarabye, wasokoje agasatsi ke kanaterere, udafite ibyo byara, wakoze isuku n'ahandi, wambaye igitenge cye cyiza cyangwa se ibase cyangwa yambaye neza, urebe ukuntu aba ahagaze neza. Ega niba ari n'ibyo gusambana nimworusha gusambana, nta nubwo mwana bangu, ntabwo mworusha kuko buriya nta nubwo wamurusha isoko. Umuntu ujya kuguza ufite ruriya rwara rureshya kuriya aba yashobewe, umupfumu bana aba yashobewe, kandi n'umupfu mugenzi wawe. Ariko ubundi aba yashobewe, muzabikore mwandaya mwe, mugende muhagarare ku murongo na ya yindi wenda ikibizamo itarabona yo gushiraho ibyo, uzarebe iyo bazahitamo mbere. Wewe bahita bakubona nk'umuntu warangiye, bagutwara nyuma avuga ati iyi mva reka izo nayigendere bagutwara. Rero ntabwo aba ari ukugira ngo wenda tubangize. Ijambo ry'Imana ngiri rirahari. Ijambo ry'Imana ritubwira ko tutagomba gufata imibiri yacu ngo tuyihindure ingingo za maraya, kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo imirimbo yacu cyangwa se imirimbo y'ababyeyi ikwiriye kuba imirimbo yo mu mutima ihishwe iyo Yesu ashaka, ariko ntitwirimbishe kuboha imisatsi no gukanisha imyenda n'ibindi bintu nk'ibyo byose. Iryo si ijambo ry'Imana, kandi abantu bakwiriye kuryakira bose. Niryo ribakiza, kandi baryizera mu mutima rikababera ubuzima. Naho rero ibirenze ibyo twaba turi kubabeshya, kandi ntabwo twababeshya. Niba ari ikintu cyari Petero wa mbere 3:3 turasoje. Petero wa mbere 3:3 haravuga ngo inshingano y'abagabo n'abagore, umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda. Izahabu bayambara hehe? Mu maherena, mu bikomo. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, wo kuboha umusatsi no kwambara izahabu no gukanisha imyenda, ahubwo uba uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Imana ishimwe cyane. Mwambara amaherena yo kugira neza, mwambara amaherena y'imbere mu mutima, yego, yo kugira imbabazi, rutobora amatwi, uri kumva, y'umutima, ariko rukundo, murimbisha imirimo myiza mu mitima yanyu. Umugabo w'Imana witwa Ezekiyeli 3:7 tambasomera ibintu yahanuye dusoza. Yaravuze ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzenguruka naho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu we, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza ati, mwami Uwiteka niwe ubizi.
arongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwire uti yemwe mwa magufwa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Uwiteka Imana ivuga. Irambwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashyiraho umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi bakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu mbashyiremo n'umwuka mubone kubaho, umenye ko yuko ndi Uwiteka. Nuko manura uko nategetswe ngihanura, habaho guhinda, imbona isi itigita, amagufa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa n'uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati hanurira umuyaga, uhanure umwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku niko Uwiteka avuze ngo uturuke mu birere bine, wa mwuka we uwuhe muri iyi mirambo kugira ngo ibeho mu izina rya Yesu. Amen. Nsomye iri jambo kubera izihe mpamvu? Hari amagufwa yumagaye, hari amagufwa yafashe yahuye n'inzu Imana yayihaye bakofeshamo bya jini. Hari amagufwa inzu zari zaravuyeho uyu munsi ifata umwanzuro yongere isubirane. Nanjye ndi kumanura. Niba witukuzaga byihorere, nta kintu bimaze, ntawe uzakwanga. Ikimenyimenyi nujya no kubyara umwana ubyaye, kubera ko Imana ireba jeneza imbere aza yirabura cyane. Ese ubwo bazakubona uri umuzungu, nujya kubyara ubona ubyaye igikara, ubwo umusore wagushatira azavuga ati wanciye inyuma koko. Ega niyo bagiye gukubaga waritukuje biratemba, badoda bicika. Ntabwo wamwumva ko muri no kwigirira. Tureke niki? None se uzabaho uri ikizungerezi ku isi yacu, abaho kurira, akabaho no guseka, akabaho kuba muzima, akabaho no kurwara, umunsi wahuye n'ibibazo. Ega tuzanapfa. Ibyo byacu byose twigira bihinduka ubusa. Twibutse abantu ko icyo dushaka n'icyo Imana idushakaho ari uko tuba muri iyi si dutekereza ubundi bwami tuzajya kubamo, ndetse tukarimbisha umuntu wacu w'imbere kuruta uw'inyuma, kuko uw'inyuma we arajya kurimbuka, ararangira. Tuzamusiga hariya bavuga ati dusubije umukungugu. Umurimbo wacu w'imbere w'umwuka niwo tubwira abantu. Hanyuma rero tukongera tukavuga imitekerereze, nabikora ubushakashatsi. Urabona hano hirya kuri Hagera iyi pariti hari irimbi, sibyo? Urabona ko bari kuhubaka. Baje barafata nyine imibiri yari iharuhukiye bayikuramo, usibye amagufa bakuyemo, sibyo? Imibiri tubigendana y'abo bantu ntabwo umubiri wari kuwubona. Wawukura he se? Sibyo? Wawukura hehe? Rero ibi bintu turimbisha tutaka. Bamenye ko rega umubiri ari umwanzi, ni umwe mu banzi nk'uko wabivuze, ni umwe mu banzi b'ubugingo. Iby'umubiri byose ugusaba ukwiriye kubigenzuza umwuka, ukamanza ukamubaza ati ku mwanzi wanjye ari kuzana akantu hano, hari utuntu ari kunsaba ntumuhe, cyangwa nta ngaruka tuzakugiraho. Banza ubaze umwuka. Erega abantu ntabwo bisobanukiwe, ntibasobanukiwe igice cy'umwuka, ntibasobanukiwe umubiri, ntibasobanukiwe n'ubugingo. Ariko iyo aba bari babizi bakamenya ko umubiri ikintu cya mbere ukora ari ukubarwanya, ari ukurwanya bugingo uri muri bo, bakamenya yuko kandi ufatanije n'isi, ariyo ibyo byose by'amazabo n'ibyo byose n'abadukishije na Satani ubwe ukorera mu mwuka w'ibitagaragara, ari byo bya bitekerezo bikuzamo. Iyo aba umuntu yamenyaga ibyo yakabaye amenya ko n'umubiri w'Imana yamubwiye ngo wurinde. Wajya umusaba ikintu kandi ati rero Mana wambwiye ko uyu mubiri ngomba kuwurinda, kandi ni n'umwanzi wanjye. Uzi kurinda umwanzi wawe ukuntu bikomera. None ko umwanzi wanjye ansabye ngo aka kantu ngo niko karamugira mwiza, none mbikore nta kibazo, nta ngaruka bizagira. Nkuko nakubwira ati ntacyo ubikore, nakubwira ati byitondere, ubwo uzitonde, nawe ngo bireke uzabireke. Turasoje. Mwakoze kubana natwe. Murinde umwuka wanyu, ubugingo bwanyu, umubiri wanyu, ibintu byose bigize gute birindwa. Imana wabonye umugisha. Amen.